ikindi gihe naherutse kuvugana namwe hari igihe twagiye guteranira ahantu muri gymnase twabuze electricité mu nzu. Ubu rero uyu munsi igihe nazaga mu gitondo navuze mbese twakongera kubona electricité kongera gasubira muri gymnase ariko Imana yadufashije ku buryo noneho electricité twayibonye kandi Imana yadufasha kugira ngo ishobore kubagezaho ijambo yampaye. Ntabwo byoroshye gutegura ikibwirizo ariko iyo umuntu burya aje agaragara hano Imana ifite ikintu yamuhaye. Niyo mpamvu uyu mwanya ari umwanya ukomeye, ari umwanya tugomba gupfukama tugasenga maze tukagaburirwa n'Imana, kuko ibivuye mu kanwa kanjye batari kanjye ahubwo aba ari ibivuye mu kanwa k'Imana. Reka dusenge. Data uri mu ijuru, uyu mwanya agushimiye yuko muhaye akanya ko kuvugana n'ubwoko bwawe. Agusaba ngo uhanagure akanwa kanjye maze ibiza kumvamo byose bibi ubishungure maze ukuremo ibyiza gusa ari byo biza bisohora mu kanwa kanjye, kandi umwuka wawe agiremo kugira ngo ibivugwa byose bize kutubera impamba n'urwego bizatugeza mu ijuru. Amen. Mfite iminota mike nawe uri kuvugana na Jean Munderi nyuma nsanga ni saa sita. Turebye kuri gahunda yacu rero saa sita zageze kandi igihe cyo gutaha ni saa sita. Ubu rero namubazaga ni mbese turirimbe hanyuma dutahe, arambwira ngo yango bwiriza uko ubishaka. Ese murabyemeye ko nabwiriza uko mbishaka nkageza saa saba saa munani? Ndagerageza kugira vuba kugira ngo mutaza kurambirwa. Igihe nateguraga ikibwiriza hari indirimbo yanyesuriye cyangwa se yanteguriye ikibwirizo, akaba ariyo nafasheho interuro y'ikibwirizo cy'uyu munsi. Hari akaririmbo Maranatha aririmbaga bari abasore b'ibiraro kwa Busunzu. Iyo ndirimbo yavugaga ibyerekeranye n'intaza. Hanyuma bayiririmba bagaza kuririmba nyibaza mbese ntabwo ari njyewe baba bavuga. Hariya baravuga ngo ese nabaye intaza. Sinzi niba abana bato cyangwa se n'abantu bakuru musobanukiwe icyo ari cyo intaza. Mbese muzi intaza icyo ari cyo? Murakizi? Abakizi mushyira akaboko hejuru. Hari Josuwe, hari Cassius, hari ushobora kubisobanurira gatoya intaza icyo ari cyo? Josuwe, hanyuma abimbwira na Deni. Intaza navuye aba mu mazi abasha gukoresha isinga n'ubwato y'intaza n'abirayi y'impunzi. Amabuye yo mu bwato mu mazi yihishe. Murakoze cyane. Hari undi wagize intaza n'ikirite n'iki kubyumva? Iba mu mazi cyangwa mu nyanja cyangwa se mu cyuzi. Iba ritagaragara neza ushobora kugonga ugashwanya. Murakoze cyane. Abana sinzi niba mwabyumvise bari gutradwiza mu Gifaransa intaza. Nabonye Esperance azamura akaboko hejuru. Murakoze. Intambara. Okay. Murakoze cyane. Ngira ngo intaza nk'uko babivuze dans le sens littéral, sibyo? Niryo buye nyine ryihishe umuntu akandagiraho cyangwa se bigashwanya ku bwato, sibyo? Muri sanse y'indirimbo rero naza karirimbo mpamvu uwa mbere intaza. Mushobora kumufasha? Uwa mbere intaza uko ukanyereka inzira nyamara n'ububi akoze ko wambere intaza kuko wajya imbere ukanyereka inzira nyamara n'ububi
gutambuka, cyane cyane kiba kiri imbere y'ubwato cyangwa se kiri imbere y'umuntu, hanyuma umuntu yagisekura kikamushwanya gusa. Ariko hano baravuga ngo wajyaga imbere ukanyereka inzira, ariko weho ntugire ute, ntuve aho ntuve aho uri, nibyo rwose, ntuve we aho uri, ahubwo ujye ukavuga uti tujyangahe, hanyuma ukanyereka inzira, wagera nyuma ntugushe akaba ari ibyo gusunika ahubwo, cyangwa se ukambuza aho kugenda. Hari agatekerezo k'abahingi babiri ngo bari inshuti. Abo bahingi bagiye guhinga, ariko ngo bari inshuti cyane ku buryo bumvikanaga. Hakabamo umuhingi wari umu expert, wari ukomeye cyane, wagendaga urarikira undi amubwira ati guhiga kurasa inyamaswa ukayihusha nuko wakoze ibinini, cyangwa se gukora ibinini ugomba kwibararika muri ibinini. Noneho abo bahingi baza kuba inshuti cyane. Noneho ngo umunsi umwe umuhingi wari ubikomeyemo cyane ari guha inama umutoya, aramubwira ati mva, niwumva intare ihumye, niba ushaka yuko iyo ntare twataka ngo twice, agatekerezo kenshi mwese murakazi, ntuziruke, kuko niwiruka iyo ntare ntuzayisiga, izagufata, cyangwa inyamaswa izagufata ikwica. Nibyo rwose. Nuko ubwo baragenda bajya guhiga, barahiga, ariko ngo bageze ahantu mu ishyamba bumva ikintu cy'inyamaswa gihumye. Icyo kintu ni igiki? Atagomba kuba ari intare. None bigende gute? Sinakubwiye ko tugomba kwiruka, tugomba guhagarara tugashikama, maze iyo nani tureba tukayireba iriruka. Ariko mu gihe bagendaga buhoro buhoro, bumvaga iryo jwi nyine ribasatira, none bagiye kubona ko babona intare y'ingufu ibahagaze imbere, iri guhuma rwose. Noneho ngo uko byagenze, wa muhingi wari wabwiye wa wundi yuko atagomba kwiruka, afatwa n'ubwoba ariruka cyane, maze ngo yurira igiti. Yuriye igiti, wa wundi yari yigishije kutiruka agasego niruke, ariko kubera ubwoba yagize ngo yikubita hasi, ya ntare bigeze hejuru. Ngo ya ntare rero muzima kenshi ngo intare ntawe irya, senora lejande, ngo ntabwo irya umuntu yumva ko yapfuye. Ya ntare biraza kumugeraho, itangira guhumeka, gusanga umwuka yagiye rwose. Noneho ngo ntiyamurya, irangije ikomereza. Noneho bikomeje, wa muntu wari muri igiti wamuhingi ukaze aramanuka, araza abwira wa muhingi ati byagenze gute ko yantare itakuriye? Wabaza agatekerezo rwose uko yababwiye ati intare ngo ntabwo yagiye, ariko ngo yanyongoreye, iranyongorera, irambwira ngo osha ntuzongere guhigana n'uriya mugabo mubi yanjye. Ngo icyo yambwiye ngo sinzongere guhigana nawe kuko ngo ni umugabo w'inyange. Uriya mugabo rero yabereye uriya wundi inkazi, yamubwiye ibintu, amaze